yavuye n'amaraso menshi umutwe gwe bawukubiseho icuma amaraso arava ifera bito mwana we cyangwa araryamye uko ndareba mbese numvishije ibyo bintu bintunguye pe kubona umwana nyina yaramubyaye yamurera akamukuza yamara akamwica birantungura pe. Ariko abaturage nyine bakavuga ko uwo witwa Murinda ngo ari we wamubyiniyeho. Icyo bapfuye mu bigaragara cyamenyekanye kizwi ni amafaranga ya give diregite nyina yabonye. Rwose njyewe ibi bintu byantunguye pe. Ndi ku rusengero, ngiye ku rusengero numva ngo Murinda ngo yishe nyina. Si amwishe amujijije iki? Bati aramwishe aramukubise rwose arapfuye. Ubwo njyewe naje nje kugira rwose ngo wenda ngo aracari makuka. Mu kugera hano nsanga umukecuru araryamye. Mwana we cyangwa araryamye uko ndareba mbese numvishije ibyo bintu bintunguye pe. Kubona umwana nyina yaramubyaye yamurera akamukuza yamara akamwica birantungura pe. Nanahise ngenda nta kintu nakomye. Ni mukeba wanje. Uri umubyeyi ubwo bibabaje cyane, birababaje cyane. Umva birababaje bikongera bikababaza pe. Nishavuga ko bapfuye iki? Icyo bapfuye rwose ntabwo nkizi, uretse ko numvishije ngo nago amafaranga naho icyo bapfuye ntabwo nkizi. umutwe gwe bawukubiseho icuma amaraso arava kandi na muganga yageze hano asanga ko yamerewe nabi n'icuma yamukubitishije yanagitwaye ifera bito. Ndavugisha ibintu by'ukuri kuko ntabwo ndi kubesha, ni bigaragara byabereye mu ruhame n'abaturage bayibonye uko byagenze, bituma noneho mpagarara. Nibwo gitifu yaje w'umurenge sha muri gahunda hamagara imodoka kugira ngo tumujane mu ruhengeri. Bageze mu ruhengeri baza kumupima, bavuga ko yakomeretse yakubiswe inkoni yo ku bwonko, ko ariyo mpamvu yatumye ubwonko buhungabana akamirwa nabi. Nuko byagenze baduha gahunda kugira ngo tumucure saa 7. Mu by'ukuri bapfaga iki? Ntacyo nzi icyo bapfaga. Je sinarindi hano ariko nta nzi icyo bapfuye. Kandi ejo bundi kwatuwe turi gusharura imyaka ye ari muzima, bose ari bazima. Yari mu kigero cy'imyaka ingahe batuge ko yari? Afite imyaka 88. Yitwaga ngo iki? Yitwaga Basangira Penina. Basangira Penina. Ni ibintu mwakiriye gute rero nk'abo mu muryango we? Aba mu muryango twahamagaye abakobwa ye nabo baraza bakihari, bose twanajanye no mu ruhengeri. Nta nagandi magambo gandi bavuze, nuko umuganga yakoze cyo kumusuzuma akaduha gahunda kugira ngo tumucure, bitewe yuko yabafite ngo tumucure agarukire. Bitewe yuko kuri moro harimo abantu benshi bavuyeho nabo bamushaka batanga. Nuko byagenze. Urakoze. Nitwa Munyaneza Janvier. Murongerejwe? Nitwa Munyaneza Janvier. Uye muri uyu mudugudu wa Gubiro Nyumbarizwa. Wanje ne hariye. Ariko nkuko twamenye urupfu rw'umukecuru, urupfu rw'umukecuru rwatubabaje mu mudugudu, rwatubabaje byanaturenze. Ntabwo njyewe nkanjye guti cyanjye ntabwo nari mpari kuko nirirwa mu kazi ahantu runakera mu centre ya Byangabo. Ubwo rero uko nabyumvishe ngeze mu rugo nimugoroba ntashe, numvishe ko ngo abantu bumvishije uramusaza mukuru wo muri rugo ari gutabaza ngo bene nyina bararwanye none bishe nyina. Ariko abaturage nyine bakavuga ko uwo witwa Murinda ngo ari we wamubyiniyeho. Ubwo rero ubundi icyo bapfuye mu bigaragara cyamenyekanye kizwi ni amafaranga ya give diregite nyina yabonye, mu rwego rwo kugira ngo bayagabane wenda
basa naho bayamuhejeho cyangwa se bamwe muri bene nyina bayahejweho, nibyo by'amakimbirane bituma haza mu rupfu rw'uriya mukecuru. Ariko ubundi muri uyu muryango hari hasanzwe humvikana amakimbirane ashingiye ku mitungo y'ubutaka bw'ababyeyi babo. Ariko ngo ayo mafaranga n'ubundi hari mu bindi bice agenda kuramo amakimbirane. Hari abantu twagiye twumva ko abantu bamwe bagiye bayabona, umugabo yayabona agatoroka akajyana wenda n'undi mugore wabonye andi nawe asize undi mugabo, cyangwa umugore agasiga umugabo akajyana n'undi mugabo wahandi wayabonye. Ayo makuru twagiye tuyumva, nubwo nje ntabyiboneye, ariko mu murenge wacu wa Shingiro ibyo bintu byabayeho. Ni amakuru ahari ko abantu bagiye mu ngo zimwe na zimwe batagiye bumvikana ku mikoreshereze y'amafaranga y'ivegere giti. Musanga ubundi agakwiye kuba ko akoreshwa ate? Ubundi uko yarakwiye gukoreshwa mu muryango babonye amafaranga, kubera ko umurenge wacu waje ugaragara nk'umurenge ukenye cyane mu gihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba ngombwa ko iyo mirenge ayifasha, harimo n'umurenge wacu wa Shingiro. Ayo mafaranga yarakwiye gukoreshwa, abantu bayabonye bumvikana bakayaguramo wenda isambu yo guhinga, bakayubakamo inzu, cyangwa bafite abana biga bakayirira abana ku ishuri. Nubwo wenda ibyo biriho, ariko abaturage bo muri uyu murenge babashije kuyakoresha, kuko urebye kuba bari bubatse byarahindutse. Bakoze ku buryo amazu bayasana, abandi bashize amafaranga ku ishuri abana biga, abandi baguze amasambu, ariko bamwe muri abo batabura kuba wawundi umwe agatukisha bose babayeho. Rwose ibyo byabayeho, umuntu agatoroka ndetse amafaranga afashe yamara kuyabona agatoroka umugore atayabonye, cyangwa umugore agatoroka ari wafashe umugabo atayabonye. Ayo makimbirane yabayeho mu uyu murenge. Urakoze cyane. Oya, ntabwo ari amakimbirane. Amazina yanjye ni Nyirinkindi Deogratias, nanjye ntuyemo hano hafi aha. Ariko ntabwo ikibazo kiri guterwa n'aya mafaranga. Murongerejwe. Yego, amafaranga yaje ari kugira ngo abaturage bikure mu bukene. Mu by'ukuri aho amakimbirane ari kuboneka naho yari anasanzwe. Nubwo yenda bamwe bagenda batanga amakuru bakayatanga uko bishakiye, ariko ntabwo amafaranga yo yakuri ikibazo. Ahubwo ni ukuvuga ngo hari inzangano zari zisanzwe, birashoboka. Noneho amafaranga yaza bakananirwa kuyumvikana kugira ngo babone ubwo buryo bwo kuyacunga. Amafaranga yo yarayo kugira ngo azamure abaturage, kandi n'ingo nyinshi zayakoresheje neza. Ahubwo hagati y'abagore n'abagabo yabagiriye umumaro, kuko hari abubatse amazu. Abari gushwana biri guterwa ni. Yego, ni bwa bwumvikane buke basangana, ntabwo ari amafaranga yabiteye. Mu by'ukuri abantu benshi hari abo mumva bajya bashwana, barahari ariko barakemuka. Cyane cyane hari abashwana bitewe n'imyumvire, kuba badashobora kumvikana ku kintu kimwe, kuko tusanzwe tuzi neza ko amakimbirane aboneka bitewe n'ibitekerezo abantu babiri badashoboye guhurizaho. Ubwo rero badashoboye kubihurizaho, bitabaza undi wa gatatu cyangwa se undi w'iruhande nka mugenzi wabo cyangwa umuturanyi cyangwa umuvandimwe, akabafasha kugira ngo abumvikanishe uburyo bw'imikoreshereze y'ayo mafaranga. Ariko hanini amafaranga ntabwo ari yatereye ibibazo. Mwakire gute kumva abana bashobora kwica umubyeyi wabo wari n'umukecuru wanabareze? Yego, ibi ni ibintu bidasanzwe, ntabwo dusanzwe tubyumvaho, nta nubwo mu matwi yanjye nabibonaga, nta nubwo nabibyumvaga mu matwi, nta naho nabyumvise kereka nko ku ma YouTube cyangwa se ku maradiyo. Hari aho bijya biba kumva ngo abana bishe umubyeyi, cyangwa se umubyeyi yishe umwana, cyangwa se umugore yishe umugabo, bikaza gutyo. Ariko mu bigaragara ho muri aka gace dutuyemo ntabwo byarigeze bibaho. Mu bigaragara rero kubyakira byagoranye cyane, kuko ni umuntu kubyumva nkanjye aho narindi kubyumvisha amatwi natinze kubyemera. Nabyemera uko mpageze, nsanga koko ibyo bavuze byabayeho. Wasanze bimeze bite? Nasanze umukecuru waryamye hasi, bavuga ko rwarangiye, bavuga ko yaba yishwe ngo n'abana be, mu ntuze mu makimbirane bari bafitanye. Ariko mu bigaragara ntabwo ari ikintu buri wese yumvaga ngo ahita cyakira, ahubwo cyabanzaga kuba ikibazo, kuko umuntu yumvaga akimara kucyumva yumvaga ashaka kugera kuri tere kugira ngo abone ko bari inkuru, ariko abari inkuru y'ibyo yagezeho, kuko umuntu yumvaga ko bidashoboka ko ibyo bintu bibaho. Ni ikintu kidasanzwe kugira ngo umuntu uje kumwumva umubyeyi, abana bishe umubyeyi, urumva ni ibintu bidasanzwe. Nino ntabwo twari tubizi ibintu byo kubyashoboka. Yewe nibyo, kandi nitwa Kabanda Celestin, nkaba ndi umukuru w'isibo y'abadacogora. Natabajwe na Basangira Penina ari kuyanzuza, ariko nta makimbirane twari tuvuga ari mwa runo rugo. Yagezeho rero ngewe nka hano mwa runo rugo kuba nabikoreye n'agapapuro. Umukecuru yanyanzuza akavuga ko umuhungu we Murinda upazamwica.
ngo amujijije ngo amafaranga yagiye, ariko uwo murinda akaba ari we yaragize umusimbura we. Noneho ngo akurikiye amakuru ngo asanga umurinda ngo ari kuvuga ko amafaranga azayarya. Noneho ashaka undi muhungu witwa Kabera aba ari we agiye umusimbura we. Uwo rero murinda, uwo muhungu Kabera ntabwo atuye hano hafi aha. Noneho murinda Kabera ageze hano amwirukaho nka saa 9 z'amanywa, amwirutseho abaturage baramutabara. Uwo murinda n'umuri ari no mu bamwishe, ni uwo mwinani bo mwamwishe. Noneho ubwo nje cyo nakoze umukecuru si mukecuru kufite abana benshi, none ukuntu uwa musimbura wa nindi ati ni Kabera. Ubwo birangira rero koza agapapuro ko bivuga ko ari abana babiri bamwishe, yari kumwe nandi uwo murinda. Uwo murinda yangwe kumwe n'uwo Kabera, uwo mwene nyina. Ayo mafaranga rero akomeje guteza amakimbirane gute hano muri ibi bice? Ayo makimbirane nta yandi twe twari tuzi hano musibo yanje. Turavuga n'ahandi muri societe. Oya muri societe iyo umuturage apfuye n'undi amafaranga cyane cyane umugore n'umugabo, iyo bapfuye amafaranga ubuyobozi bahageraga bukayabagabanya, ubu nta kibazo kibagamo. Biri gusaba ko abayobozi bayabagabanya. Ibi rwose we kuyabagabanya kandi ntihagire ikibazo kivugamo. Ariko ntabwo ari bose, ni hamwe na hamwe, ntabwo ari hose rwose. Mubona amafaranga bakwiye kuyakoresha gute nimba ari guteza amakimbirane? Amafaranga mbe hari abenshi bakoze imishinga abakiyafite, abenshi baguze udutungo, bagura uduka, bagura turima, nta mafaranga rwose gagive, nta abantu bakiyabitse. Kireka nkuba dusengwa no kuri konte wenda nibura atari yabona akagatungo. Je nitwa Nyirabonane Ruranzi, runo rugo y'umukecuru ni mabukwe, afite mwene data. Ntago ntuye hano, ntuye Butaka Nyundo. Ubwo nanje ntabwo nje rwose ubwo ngize ibyo mvuga naba mbeshe. Nje ndabyumvishe gusa ubwo izo ni nk'impanuka kuko ntabwo nzi ko umuntu yakwita. Ubwo nyine na amaherere kubera yari yananyweye, yamukubisa azi ko atanamwica, nje ubwo niko nabibona. Naho nje ntago ntuye aha ngaha rwose.